truly trusting his Father and looking to the vindication of the resurrection. ariko yizeye Imana kandi atumbiriye gucungurwa biciye mu kuzuka kwe. He is the true good shepherd of Psalm 23. Muri Zaburi 23 niwe mwungeri mwiza. Who not only looks for his sheep but restores them to the flock. Utita ku ntama gusa ahubwo undi uzifata akazishyira ku rutugu akazitwara. Jesus is the righteous branch of Jeremiah. Yesu muri Yeremiya yaramuvuze. The greater David who will rule and reign with righteousness. He is the suffering servant of Isaiah. Wounded for our iniquities and pierced for our transgressions. Though righteous, he suffers in the place of his people. He is the Son of Man in Daniel chapter 7. Who ascends to the Ancient of Days and is given dominion and glory and a kingdom forever. He is the good shepherd of Ezekiel 34. The righteous king who comes to rescue and shepherd his people. He is the temple of Ezekiel, with rivers of life flowing to give life to all. He is the true and better Hosea, the faithful husband constantly pursuing his unfaithful bride. He is the true and better Jonah, who is cast into the storm to his death in the place of others. And as Jonah spent 3 nights in the belly of the fish, Jesus spent 3 nights in the dark of the tomb, then rose and preached salvation to the lost. Friends, I'm just scratching the surface here. It's all pointing to Jesus. It's all about him. The Old Testament is not simply the background information for the new. But it contains the very message of the gospel. When we read it the way that Jesus taught us to read it, you can see that every passage points us to Christ. And so when you read the Bible, get this, it's not about you. You are not the hero of this story. It is about Jesus. And if you're not reading the Bible to see Jesus, you're not reading it rightly. And so if you want to see Jesus, if you want to experience Jesus, open the Word. Any page and see Jesus. So he kept them from seeing because he did not want the foundation of their faith to be an experience. But to be the Word of God. Before they see him in the flesh, they must see him in the scriptures. So here now is our second point. So first, see Jesus in the scriptures. And now second, see Jesus in the gathered church. Let's read verse 28 to verse 35. Bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo agira nk'ushaka kugicaho baramuhata bati se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukaba ukuze nuko arinjira ngo agumane nabo yicaye ngo asangire nabo yenda umutsima arawushimira
arawumanyagura arawubaha. Amaso yabo arahumuka baramumenya maze aburira imbere yabo ibongera kumubona. Baravugana bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe? Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi. Bumva bavuga bati, ni ukuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni. Nuko babandi babiri nabo babatekereza ibyabere mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe nuko amanyaguye umutsima. So as Jesus finishes their Bible study, they arrive at Emmaus. Yesu amaze arangije asoje isomo yabigishaga ryo kuri Bibiliya bagera Emausi. It's late and they urge him to come in with them. Bwari bwije baramwinginga kugira ngo yinjire abane nabo uwo mugoroba. And as they sat down for dinner, it says that Jesus took bread and blessed it and broke it and gave it to them. Noneho bicaranye bagiye kurya aravuga ngo Yesu afata umutsima arawushimira aromanyagura arawubaha. And at that very moment their eyes were opened and they recognized him. Aho ni amaso yabahise ahumuka baramubona baramumenya. And then he vanished. And everything became clear. Noneho ibintu byose bitabisobanuka. And they reflect on the whole conversation in verse 32. Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened us the whole scriptures? As Jesus taught them the Bible, the Holy Spirit was burning within them. As the scriptures were opened, they didn't simply hear with their minds, but their hearts burned and they believed. This verse is my life prayer. This is my longing for every Sunday. That as I or others get up and preach this book, that we do not just hear from a preacher, but that as the word is opened, our hearts would burn. That the Spirit of God would work powerfully in our hearts as the word is proclaimed. And so with open eyes and burning hearts, they left their dinner. And immediately ran back to Jerusalem. These two disciples make the same journey twice in the same day. But these two journeys could not have been more different. Leaving Jerusalem, they were sad and hopeless. But now they ran back with good news. It was probably dark and dangerous, but they had to rush back. Nothing would stop them. They arrive and announce the news to the 11. And they learn that Jesus has appeared to Peter as well. And the two tell the 11 how Jesus was known to them in the breaking of the bread. Now, why is there so much emphasis on the breaking of the bread? Some have seen this as a reference either back to the Last Supper or ahead to the Lord's Supper. Some of the language is very similar. In Luke 22:19, it says that Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them. 22:19. Luka 22:19. Yesu yenda umutsima arawushimira arawumanyagura arawubaha arababwira ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe mujye mukora murya kugira ngo munyibuke. So it sounds sort of similar. Urumva ko ni ngaho byabivuze kimwe. But the meal that the two had with Jesus was not the communion meal. Ariko mwibuke ko
igaburo babandi babigishwa babiri basange na Yesu ntago ryari igaburo ryera. There's no wine mentioned at all. Nta nubwo ariyo mpamvu babivuze. And these two were not at the Last Supper, so they couldn't have been remembering it. Wibuke ko aba babiri Yesu yahuye nabo ntago Yesu asangira igaburo rya nyuma n'abigishwa be bari bahari, ntago bari bahari. This was just a simple, ordinary dinner meal. Ahubwo aba babiri icyo basange na Yesu ni ibyo kurya by'umugoroba bisanzwe. A meal in fellowship together. Ibyo kurya byo busabane. However, this phrase, the breaking of the bread, becomes important in the book of Acts. Ariko nono ikungo kumanyagura umutsima iyo nono usomye igitabo cy'ibyakozwe usanga ari ikintu cy'ingenzi cyane. In Acts 2, the early church was devoted to the breaking of bread. Iyo usomye mu byakozwe n'umwa ibice bibiri itoro rya mbere ngo bari biyeguriraga kumanyagura imitsima. And we see that again in Acts chapter 20. Kandi mu gice muri mu byakozwe no 20 naho urabibona. The church gathering together on Sunday around the word and the breaking of bread. Abizera bateraniraga hamwe bwage kumva ijambo ry'Imana no kumanyagura imitsima. And so in Luke 24, the breaking of bread is just an ordinary meal. Ariko ara muri Luka 24 Yesu amanyagura umutsima bari kurya ibyo kurya bisanzwe. But Luke really emphasizes it because in time the breaking of bread will point to the unity and fellowship of the church gathered. Impamvu Luka bivuga cyane nuko mwakiragiye kumanyagura umutsima byagaragazaga ubumwe n'ubusabane bw'abizera. It points to their relationship and unity with each other and Christ. Byashushanyaga umubano abantu bafitanye na Kristo. That when the church gathered, they would read and teach the scriptures. Itorero iyo bahuraga bigishaga ijambo ry'Imana bakarisoma. They would sing and they would pray. Bararirimbaga bagasenga. And they would eat together. Ariko bagasangira. And when they ate together, it would culminate with the Lord's Supper. Iyo basangiraga byahitaga bihura n'igaburo. So the breaking of bread speaks to the unity of Christians in the gathered church. Kumanyagura umutsima bisobanuye ubumwe bw'abana b'Imana igihe bateranye. And so we need to see Jesus in the scriptures. Tugomba kubona Kristo mu byanditswe. And we need to see Jesus in the gathered church. Ariko tugomba no kubona Kristo igihe twateranye nk'abera. A faithful church gathers around word and worship. Nuvuga ngo itorero ryizera Ikristo literanira ku ijambo ry'Imana no kuramya Kristo. They commit to gathering together under the gospel. Kuko bateranwa n'ijambo n'ubutumwa bwiza. They preach and pray and baptize and break bread. Barabwiriza, bagasenga, bakabatiza, bakamanyagura imitsima. And they are united together. Baba bashyize hamwe. Jew and Gentile. Abayuda, abageriki. Rich and poor. Abakire, abakene. Men and women. Abagore n'abagabo. Old and young. Abakuze n'abato. All united together in Christ. Bose baba umwe muri Kristo. And so we must see Jesus in the gathering of the church. He was made known to them in the breaking of bread. And so we see Jesus in the unity that we share. So Luke 24 is calling us to see Jesus. If we're going to see Jesus, we must see him in the scriptures. And we must see him in the gathering of his church. Through our word and worship and our life together as his people. Our life together as his people. 2 journeys on the same day. How very different they were. 2 journeys, and in between them, one life-changing experience. An encounter with the Word of God. If we want to see Jesus, if we want to experience this life-changing joy, move from despair to hope, from sadness to joy, then we must open the scriptures and we must gather with his church. And I pray that every one of us would have a life-changing encounter
with Jesus through the word. kandi asenga ngo buri umwe uraha azahure n'igihindura ubuzima bwe binyuye mu ijambo ry'Imana. And that as we hear the word, our hearts would burn and our eyes would open. kandi ko igihe cyose twumva ijambo ry'Imana imitima yacu izuzura umunezero kandi amaso yacu agahumuka. And we would never be the same. kandi nituzongera kuba ko dusanzwe ahubwo hazaza impinduka ziteka. Let's pray. Reka dusenge. God, we thank you for your word. Mwami turagushimiye kubw'ijambo ryawe. We thank you for the gospel of Jesus Christ. tugushimiye kubw'ubutumwa bwiza bwa Kristo. I pray that you would open our eyes and our hearts, Mwami ndasenze ngo uhumure amaso yacu n'imitima yacu, that we would receive this word with faith, kugira ngo twiyakirire ijambo no kwizera, and that you would change us forever. kandi ko ugomba kuduhindura by'iteka ryose. Give us a passion and a joy duhereze ishya kandi n'umunezero to follow you and to make you known. kugira ngo tugukurikire kandi tukwamamaze. Strengthen us to live for your glory. duhereze imbaraga ngo tube kubw'icyubahiro cyawe. In Jesus' name, mu izina amen. rya Yesu Kristo turasenze, amen. arakoze Pastor Steve, Imana imumugisha. bimwe mu bijya bingora mu bantu bangora gusobanura, Pastor Steve arangora kuko asobanura ndi kwiga. ni ngaho mba mfite ikizamini, buriya mba mfite ikizamini. umuntu uzi kubwiriza ari kubwiriza, nawe ubwiriza ubu uri gukopera, nicyo kibazo. ubura ufite ikibazo gikomeye. hari igihe avuga ashaka Philippe nawe ajya abona aho gusemburaga agafashwa ngo yingo nibyo. maza we yanyumva bijya bibaho. ubwo rero iteka ari kubwiriza ugwa mu mutego wo gushaka ibi bintu, uyu murongo ahantu wahasomaga ibyo bintu ubibone, none abikuye. ubwo uri gutekereza gucyukibwa kuri no gusembura. so wakoze imirimo myinshi cyane. ubu umunyeshuri ukaba umusobanuzi, ntabwo biba byoroshye. reka Imana imumugisha Pastor Steve, arakoze. kandi iteka uko ateranye natwe hano mu byibuke, ibibwirizo bye byose bitugarura ku ijambo ry'Imana. ababyibuka bwa mbere ikibwirizo yabwirije hano cyangwa ngo back to the book, kugaruka kuri Bibiliya. ubwo rero ni iby'ingenzi cyane, tujye tunabikurikira tubyibuke. Imana imumugisha. tugeze mu mwanya mwiza wo gukorera Imana dukoresheje ubutunzi bwacu, dutanga icyacumi n'umutima ukunze. korari igiye kuza, turaza gusoza twakira umushumba, araza kutwakirira. hari abizera bashya araza kutwakirira anadusengere. ndararika abanyeshuri bo muri segonderi bose bo muri Harvest kuza kwitabira ikite y'icyongereza, ko niho turaza kugira umwanya wihariye wo kubasengera mbere uko basubira mu ishuri. abanyeshuri bose segonderi, kaminuza turabararitse, kuko n'ubundi murabizi ko mu kanya turaza kugira service y'icyongereza. turaza gufata umwanya tubasengere wihariye mbere yuko basubira ku ishuri. Imana ibahe umugisha. reka dukore umurimo tunezerewe. Mwami dusabiye umugisha ubwoko bwawe. waravuze ngo tubikugeragereshe, dutange 10% n'amaturo, nawe uratugomorera imigisha. ntago dutanga kugira ngo uduhe, ahubwo dutanga kuko waduhaye. ntago tuguha ngo turakwitura, dufata mu byo waduhaye tukaguha. niyo mpamvu dusenze ngo tubikorane umutima ukunze, twishimye tunezerewe. kandi nawe ukomeze ukora umurimo wawe wo kutuha imigisha no kuturinda no kutwihishurira. mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. turabikora. abakurikiye online hari uburyo bwinshi bwo gutura. ushobora gukoresha World Limit, MoneyGram, Western Union, hari Momo Pay, hariya wayikoresha. akanyenyeri 182 akanyenyeri 81 kode ni 3312 akanyenyeri umubare w'amafaranga uratura, ushyireho urwego. numara gushyiraho urwego wemeze mbere uko ushyiraho umubare w'ibanga kugira ngo urebe kujya gutura kuri Harvest Bible. barakubwira ati ujya gutera kuri Harvest ikiguzi nizo ushyiraho umubare w'ibanga. niwemeza barakubwira ati yero utanze amafaranga angana gutya kuri Harvest Bible kandi ikiguzi ni 0. Imana ibahe umugisha. witinya ucunguye kwihamagariye izina ryawe wanjye. nunyura mu mazinza abandi kumwe nawe, uca mu migezi izagutembana. nunyura mu mazinza abandi kumwe nawe, uca mu migezi izagutembana. witinya
nawe nuca mu migezi izagutembana nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe nuca mu migezi izagutembana nunyura mu muriro uzasha kandi ibirimi byawo ntibizagufata kuko Uwiteka Imana yawe umukiza wawe kuko Uwiteka Imana yawe umukiza wawe nunyura mu muriro uzasha kandi ibirimi byawo ntibizagufata kuko Uwiteka mutima kandi ukaba uwo kubanywa nanjye nkaguku icyo nicyo kizatanga ingabo zigakomera mwana icyo nicyo kizatuma wambereye inkora mutima ukambuka uwo kubawa icyo kizatuma ingabo zigapfa icyo nicyo kizatuma ingabo zigapfa kubwawe mwana ntutinye kuko dufite Yesu atubera ubwihisho buri munsi niwe soko y'ubuduhaza ntutinye kuko dufite Yesu atubera ubwihisho buri munsi niwe soko abafite inzara n'inyota ntiwuduhaza abashonje bahagwa n'uwo mwami niwe y'umunezero iwuduhaza tugakomera muri we urusoro rurimbora yewe kandi uyu mwaka mwari mufite icyo muhugiyemo ruririmba mwumvishe
ninde wundi nawe warwumvishe nkuko rwumvishe ra abona iki kibazo iyi ni almage bigenze biti nabonye abo mu Ruhengeri bahari abo mu Ruhengeri barahari abavuye mu Ruhengeri mu pepere ejo nagezeyo turimo turategura gutangira mu Ruhengeri ariko nagezeyo nsanga niba tuzajya kubatangiza niba tuzajyayo tugiye mu rugendo shuri simbeze kabisa. Ndashima Imana kubw'ibyo irimo gukora, ndashima Imana ku mirimo iri kuri Kabumba. Aba mu Byangabo nabo ntabwo horoshye, mwabumvishe turashima Imana kubw'imirimo yayo muri iyi minsi. Turashima Imana kubwo gukomeza kutwongerera abakizwa no kutwongerera abatugana. Ndagira ngo mumfashe muntize amashyi tuyishimire. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza, nejejwe no kumva ko hari abo turi buze kwakira uyu munsi. Ndagira ngo ab'itorero mumfashe twishime, dushime Imana. Narababwiye ngo uyu mwaka utangira nagize umugisha ko watangiye nta nzara mfite, n'ubu ntayo nagira. Mu byo narimo nsaba Imana muri uyu mwaka naravuze, Mana ntabwo ndi bugusaba ibirayi wabimpaye, ariko Mana uhagurutse abagabo, uhagurutse abagore, uhagurutse abasore bakumenye, baze dufatanye uyu murimo kugira ngo ubwami bwawe bukomeze kwaguka. Iteka iyo twakira abantu mbanezerewe, kandi nzi ko no mu ijuru banezerewe. Ntabwo nshaka gufata umwanya ukomeye munini kuko turimo turasoza, ariko ndagira ngo nshimire imiryango fatizo, nshimire buri muntu wese muri gahunda twihaye ya buri wese kugeza ubutumwa kuri umwe ku wundi, dushimira Imana ikomeje kutwagura. Ndagira rero ngo mfate uyu mwanya twese hamwe twakire Nuwayo Trésor Madeleine, Evangeliste Madeleine ari hehe? Sinzi niba hari, naza imbere. Nuwayo Trésor Madeleine kwakira buri wese. Ndagira ngo muhagarare hari imbere. Twahirwa ari mu muryango wa Timoteyo, Twahirwa Moise umuryango wa Luka. Ntabwo yaje, ntabwo turi bwakira umuntu utaje. Turakira umuntu utaje? Okay, Muja wa Maria Gentille umuryango wa Luka. Mumfashe duhe Imana icyubahiro. We so happy. Naba batatu? Naba batatu? Aha. Oh my goodness, this is good. Iyo twakira abantu, ndakunda kwibutsa abantu ko hano ni mu nzu y'Imana. Buri muntu wese yemerewe kuza mu nzu y'Imana. Iyo twakira umuntu, aba ari wa wundi wiyemeje kuvuga ngo noneho, burya bijya binyibutsa kera tukiri abana twakundaga gucundeba kuri karisori y'imodokari. Hari igihe wacunga imodoka ukayicundebamo na shoferi atazi kurimo, akakujyana urugendo rurerure. Uyu munsi Steve yarimo avuga urugendo abantu bakoze. Gisomye Bibiliya ni nk'urugendo rwo, ariko kuva hano Mahoko kujya Gisenyi ni nk'amasaha angahe? Abazi kugenda n'amaguru wajya hagenda nk'amasaha angahe? Wahagenda oya uhagiye urugendo oya kugenda gusa. Ninde wigeze hagenda? Ntihavuga umuntu utari wahagenda n'amaguru. Uwigeze hagenda n'amaguru igihe kingana bite? Igihe kingana ute?
abiri atatu ni amasaha angahe? Amasaha abiri. Aha, amasaha abiri. Amfete urumva ni nk'amasaha abiri. Ni nk'urwo rugendo nabo bagendaga ni ibirometero nka 11 amasaha abiri. Rero washoboraga kugenda urugendo nk'urw'abari abagabo bari bagiye rw'amasaha abiri baturutse aho bagiye Mawusi amasaha abiri ibirometero 11 uri mu modoka ntawe ukuzi. Yagabanya gatoya tukaba turasimbutse. Kandi hari abicaye hano bandi nabo bari kugira ngo bari kubibona kandi nabo barabikoze. Kuri karusori hejuru ucundebye kwakirwa rero no kuvuga ngo nanjye ntago nshaka gucundeba, ndashaka kuba urugingo rumwe mu itorero. Muri babandi njya mbwira abantu ngo umuntu udafite wumva atageze igihe cyo gukora ntazajya yiyakiza, kuko iyo wiyakije uduhaye uburenganzira bwo gukurikirana. Ntudushobora kwemera ko impano yawe idakora, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bashumba muragira umukumbi nk'abazagenza gute. Abandi bose ntuzigera ujya kumbona ndi kujya gutenga umuntu udasengera hano.